Axel ikipe ya Arsenal iraso Atlético Madrid. Yes, bari mu mujyi wa Madrid bita Riyadh Air Metropolitano, ni ikibuga cy'ikipe ya Atlético Madrid cyangwa se Los Colchoneros, akaba ariko biyita. Byaje kurangira rero mu byukuri ama ekipe yombi aguye miswi, igitego kimwe kuri kimwe ku mpande zombi, bitego kuri penalty, mpaka nyinshi cyane zagiye ziba ku musifuzi Makeli, ibyemezo bya hato na hato bya vare. Biza kurangira rero ama ekipe yombi anganyije igitego kimwe kuri kimwe. Yitwa ikipe ya Arsenal mbere y'umukino gatoya cyane, abantu bavugaga bati byanze bikunze. Ubwo twibutsa ko Victor Gyökeres ku munota 44 yateretsemo igitego cya penalty, bajya kuruka igitego kimwe cya Arsenal. Hanyuma ku munota 56 nanone Julian Alvarez, umusore w'umuhanga cyane umunyargentine, nubwo ataje kurangiza match kubera ikibazo yagize cy'imvune byanateye n'ubwoba cyane, ikibazo cya ikipe ya ATM, nawe yaje kwishyura nyine ku munota 56 kuri penalty nziza cyane y'umurabyo. Abafaransa bayise ngo ni boule de canon, rekuri ikintu giteye ubwoba, nta nubwo raya rwose yiriwe yigora ashakisha kujya mu mpande zigiye zitandukanye. Bibe igitego kimwe kuri kimwe. Mukino wo kwishyura rero uri ku munsi wo kuwa kabiri kuri Emirates mu gihugu cy'Ubwongereza. Rero no gutegereza tukareba match iracyari mbisi. Reagan, match ijo giye gutangira, abantu batrolinga iyi match, berekana abafana abakinyi ba Arsenal bari imbere y'izamu, berekana n'abatletico bari imbere y'izamu. N'umukino twavuga yuko urimo gufungana cyane. Nje navuga yuko n'ubundi nkuko byari byitezwe, ntabwo baduhaye match isa niyo twabonye ku munsi wo kwa kabiri, ariko kandi tugomba kwakira yuko approach z'abatoza zitandukanye. Diego Simeone n'umutoza ubu yagerageje gutangira kwataka, mu byukuri niyo mpamvu yatsinze Barcelona biriya bitego bitatu muri match ibanza. Abakora muri Champions League yewe mwarabibonye ko no muri Copa del Rey yigeze kubatsindaho bine. Kameme nta gutsinda ibyo bitego utabasha kuri mu buryo bwo gusatirizamu, ariko agerana none ikintu cyo gushaka balance cyangwa se gukomeza kurwana no kureba ukuntu ikipe ye ida sana hahandi uvuga ngo yabaye yo kwataka gusa, kakantu ke ko kudefanda nako agereza ku maintaininga. Yahuye rero na Arteta nawe akaba n'umutoza. Kimwe mu bintu bya mbere byamuyoboye muri iyi sezo nuko yari afite icyo bita defensive solidity cyangwa se solidité defensive, kwa kundi defense nyine igenda ikegerana igahinduka nk'ikivuge, igahinduka nk'urutare, igafatana nyine, ari naho ujya wumva nyine bavuga ngo ntatanga espace yo gukiniramo. Nuko ngo abakinnyi be abo muri defense ndetse nabo muri mediane bagerageza kudasiga umwanya munini hagati yabo ku buryo kubona aho wacisha umupira ujya kubatsinda biragorana cyane. So ni ibitekerezo byabo rero byajyaga gusa, ariko mu byukuri Arsenal yabaye brave cyangwa se babaye intwari cyane mu ijoro ryakeye, kuko bagerageje gusohoka bakinira mu kibuga cya Atlético Madrid. Ibi ni ibintu twabonye cyane rwose Ruvuyanga mu kijyanye ndetse na possession. Rugango raza kudufasha mu mibare. Arsenal wabonaga yuko yadominaga ikijyanye na possession, yarigerageje no kure mu buryo, ariko noneho ubwo buryo igenda nayo ikongera ikamaintaininga ya balance, kuko aba batoza ntago bemera cya kindi ba company ndetse na ba Luis Enrique bo bavuga ngo high risk high reward. Ngo bo bizera mu kintu cyo ngo ndataka cyane, ndafata risk natake cyane, noneho nibihembo nza kubonamo ni ibitego byinshi cyane. Bo rero ntago babyemera mu ubwo buryo bwa high risk high reward. No, bo barakubwira ngo nshobora kubibalansa byombi. Yes, I can attack, ariko biri mu rugero rugereranyije, and I can defend, nabyo biri mu rugero rugereranyije, ku buryo biyima buri kintu cyo kuba ikipe yanjye itatsindwa ibitego byinshi, ariko kandi wenda nayo ninatsinda nabwo ntitsinde byinshi cyane. So navuga yuko ni ibyemeza abatoza bafata bijyanye n'ibintu byinshi bitandukanye, bijyanye n'abakinnyi ufite, bijyanye na filozofi yuko izera umukino, bijyanye n'ikipe mugiye gukina nanone nabyo urabibara. So mu byukuri ntabwo navuga yuko nge narebye match mbi ninjoro nubwo ibitego byabonetse kuri penalty, ariko ibijyanye n'uko Arsenal yakinaga
vis-a-vis uko Atletico Madrid nayo yakinaga ntabwo yari a boring game nkuko twabitekerezaga. Somehow harimo utuntu two kwishimira umuntu yakwishimira muri match cyane. Urebye nka Atlético nyina avuga ko Diego Simeone yeretse Atlético ko ibijyanye no gufunga cyangwa se ikintu cya solidity gutuma ikipe itagera ku izamu rya Inglaterra mu izamu. Ntekereza ko Diego Simeone yeretse Atlético ko abishatse yabimurusha kuko ushatse wanabirebera mu buryo bw'imibare. Ikipe Arsenal yateye mu izamu, umuntu ashatse yavuga ko yateye mu izamu rimwe uretse penalty bateye. Indi nshuro yonyine bateye mu izamu umupira ujya ku izamu save umuzamu wa Atlético yakoze nimwe yonyine n'umupira uyu musore Mosquera yateye mu gice cya kabiri mu kirya kurangira. Indi niho bateye penalty bivuze ngo ushatse wabara on target. Bivuze ngo ikipe ya Atlético bafite uburyo bakuza kuba mu byukuri watera umuzamu wabishoti. Barabanza bakabikuriza hagati ku rukuta rwabo rwa Koke ndetse na Kurudoso uyu musore w'umunyamerika. Ariko niyo wabarenga bafite urukuta rukomeye cyane aba defenseur ngena kunze uyu Marc Pobir ndetse na David Anko ubona ko rwose ari abasore b'imbaraga mu byukuri ku buryo bazi gukora defense, bazi gukora ama block, bazibira cyane ku buryo gutera mu izamu ryabo biba bigoye. Ariko ikindi kintu nabonye Atletico irusha Arsenal yone kizanigura muri match retour ikintu cya combat physique mu kibuga. Ura mu kibuga habamo ama situation abagiye atandukanye. Hari umupira ubugoye kuwukina n'aya mipira bayidunda kuryo uvuga ngo uyu mupira ninde ukina. Utwo dupira rero cyane cyane tuba turi mu kibuga hagati Atletico urabona ko ibarusha iyo mipira kwirekipira kubera ko babarusha ikintu cy'imbaraga muri duel baziganyaga kubarusha. Byanatumaga nyina kenshi ubona ikipe ya Atletico bashaka guteza ibintu byateza ikibazo imbere zamu cyangwa se gukora amadanje kurusha ikipe ya Arsenal kuko Atletico yabonye amakaziyo menshi yo gutsinda gutsinda mu zamu rya Arsenal kurusha Atletico. Siko Arsenal muri match abonye ko nimwe wan Atletico itebonesha ishatu kandi ubundi urabisika Arsenal biri gushaka izo kona kugira ngo irebe uburyo yazikonvertinga. Ariko urebye Atletico uburyo yateraga mu izamu yaba uburyo bwa Antoine Griezmann kubise poto ntekereza ko cyari igitego ama chances zihira Arsenal umupira kubita poto. Urebye uburyo bwa Ademola arebana n'umuzamu rwose umuzamu David Raya kabisa atabara hamwe afata umupira abwo ni nebyiri. Hari umwe mushosara uryamira hari nundi yamukubisa au boxa akuramo ausubiza imbere. Ubwo ya Alvarez mwayivuze ya mbere kuko ni save eshatu ya Alvarez yaryamisha abadefenseur yakira hasi. Ubwo buryo bwose Arsenal ntabwo yabonye tubyumvikaneho. Arsenal yego ntabwo yakinnye nabi ariko nanone ntabwo yatanze ibimenyetso bifatika byuko yari ifite ijambo ku mukino. Wabonaga nyine umukino ujya kuba balance ariko akaba bakanwa kaka 5% Atletico rushaga Arsenal cyane cyane ariko bari hanze. Ariko Riyadi bonye nayo ifite ubwoba buvuga ngo ikipe igitsinda Barca 3-4 Arsenal nijya kuparika bisi none Atletico buri kanyi gahaga Arsenal bikarangira haguye konge numvaga ubwoba nani ngifite mu bitekerezo nubwo ikipe ishobora gutsinda Barca muri Copa del Rey ikagaruka ikayikoramo muri Champions League kandi itsinda ibitego byinshi yatsindize bene Copa del Rey itsinda 3 Champions League nabandi iri mu rugo nziza yanatsinze Real 5 muri faza urabyibuka 5 kuri 2 so navuga ni nziza kuba yica Arsenal buri kanya imbere za Bongereza nubwo Bongereza bakunda umupira abafana ariko hari ambiance bo mu bihugu tutajya tubona mu Bwongereza. Uzi ko match ijya gutangira abakinnyi bari ku murongo basuhuzanya abakinnyi ba Arsenal barebaga muri stade ukagira ngo sabanya Burayi. Ikipe Evan stade yari yashwanyaguritse batera ibintu by'umweru stade yose ari umutuku n'umweru ukagira ngo ikipe Arsenal nimeze nk'ama ambiance yo mu rwego ambiance kuko nyene hamye ko buriya ikipe iri mu rugo n'ikintu kiba gikomeye cyane ko ndahamye ko hari ibyemezo umusifuzi Makeri yagiye afata ariko kubera kuba influence cyane cyane n'abafana akabihindura. Hari nka penalty yagiye kuri VAR ndumva ari amaduwe eze mu byukuri ya penalty ushobora kuvuga uti yari soft penalty soft ariko contact yabaye ariko urebye induru bavugije ibintu bigacika umusifuzi Makeri yagiye aravuga ati arasanza kuri VAR aravuga ati iyi penalty iganireho Mikel Arteta n'ubundi yabivuzeho muri press conference amaze iminsi ababazwa n'uburyo arimo gusifurirwa haba mu Bwongereza haba muri Champions League. Sinzi niba ari bugirwe inama nk'iyo SDS ajya agira APR yo gukora ngo tuhite by knockout cyangwa kawo kugira ngo yirinde ibyo byemezo ibyo kwinwigiriza ariko se yirwigirizaga afite ukuri cyangwa nta kuri afite ibintu yasifuriwe n'ibyo yarakwiriye. Njye nabonye abasesenguzi benshi iyi penalty bayiganiyeho cyane kuko kubera ko umusifuzi yari banje gufata icyemezo ko ari penalty cyane uvuga ngo yarabahagaze imbere abibona neza ko Eze yabanje baro
David Hanko akamukora ku kirenge ibyo yabibonaga ariko ngira ngo VAR imuhamagara imubwira ngo genda urebe niba koko habayeho contact itanga penalty kuko si contact yose itanga penalty genda urebe niba koko contact bamukoreye yamubujije 100% gukomeza agakina umupira nicyo VAR yamubwira ngo ajye kureba aragenda arareba araza aravuga ati ntabwo ari penalty ariko abasesenguzi bavuze bati umusifuzi yabaye nkaho acangwa cyane nk'ibi Axel yavugaga n'induru y'abafana muri stade wareba Diego Simeone uburyo yarameze wareba n'abakinnyi ba Atlético uburyo bari bameze ibyo byose bigasa naho byatumye nyine afata icyemezo cyo kudatanga penalty ariko we bwa mbere na mbere icyo yari yabonye yabona ko ari penalty ariko ngiko nabibonye uko nabibonye ni penalty pe gose ubundi reka tubanze dufasha abantu kumva iryo jambo Axel avuze tumenye amoko ya penalty mu mupira haba amoko abiri ya penalty buriya ntibazakubeshya haba icyo abongereza bita ngo ni stone wall penalty stone ryibuye nyine na wall y'urukuta ubona ufashe ibuye ukarikubita ku rukuta urabona nyine ukuntu babanje kurizunguza gakubita nyine ni yangusho nyine niko nabyita kwa kuntu umukinnyi atari cya gitakre ewana mwese mukikorera amoko mukati amuciye ukuguru mani shobora byose handi umusifuzi ahita avuga ati tereka unani cyo kubaza n'umukinnyi bagahita bamuha n'ikarita ewana nawe ntiyirirwa nanavuga ahubwo ubona rwana ko batiwe nk'umutuku umuciye ruseke rwose urabona ni penalty ibigaragara kuri buri muntu wese ya yindi twese tuzi amategeko y'umupira tuba tuvuga tuti habaye agashya umuntu yishumye hari n'indi penalty Axel bivuze neza ziri soft izi ziri soft ni igihe ibintu biba ariko ukabona birasa n'ibyoroshye no kuri penalty ya mbere ya Arsenal nabwo nayo iri muri yo category iri aba high victor yo kuba nk'umukinnyi force nka contact kuba umukinnyi afite nka baro ariko akabona nta kintu gifatika ari bimaza kurikije ahantu ari noneho kuko azi ko ari muri box noneho agashaka guforsa contact kandi barazikora cyane nk'abanemari barabizi cyane nk'ibyo bintu abakinnyi b'abahanga barakayikonserva mu maguru akagutegereza ukamukoraho gato ewana agahita aryama iyi rero yari soft mu by'ukuri iyo yiswe soft ni 50-50 cyane reka duhere ku cyo Ibera avuga 50-50 ku cyemezo cy'umusifuzi yego umusifuzi yayitanze ubwabyo 100% iyo ashaka yari no gukomeza akayitanga ariko tubanze tugaruke ku kivare yamuhamagaye yes twavuga Simeone n'abahungu be basakuje nibyo Axel yanavuze n'abafana kandi nyine Simeone ibyo yanateje n'akavuyo kuri touchline akavuga ati murebe VAR kugera ubwo nyine bavuga ati no wigitanga makeri reka tubanze tubaze VAR icyatumye rero ku ruhande rumwe asa n'uvuga ngo ntayitanga hari ijambo naje kubona bakomeje kugenda basoramo abasesenguzi benshi this is the semi-final of the Champions League ako kana abantu bakanoteho cyane uyu ni umukino wa kimwe cya kabiri wa Champions League cya kabiri cya Champions League na Arteta yaje gusa nuko moza avuga ngo tumaze amezi 9 turwanira kugera hano rero Ruvuyanga kuri izi match ziri kurusho bavuga yuko ibyemezo umusifuzi afata bikwiye kuba ari ibyemezo bishingira kuri hejuru ya moyenne y'ikosa mwanze mwumva icyo kintu hari ikosa riri munsi ya moyenne hari moyenne hari hejuru ya moyenne okay reka tuvuge hari icyaha cyoroheje hari icyaha kiri mu rugero hari n'icyaha gikomeye sibyo ni ukuvuga ngo ukwiye byibura kububona ko umuntu yagiye hejuru y'ibishoboka byakwihanganirwa in other words umuntu agomba kuba yakoze ikosa muri maximum byegera maximum kuruta uko byegera minimum nibwo muri maximum nibwo bafata icyemezo yego byumvikane neza bikwiye kuba byegera muri maximum kuruta uko byegera muri minimum ora muri shampiyona iriya ni penalty pe muri izi shampiyona zisanzwe nko kuvuga ngo ni match ya Arsenal na Fulham ni match ya Napoli na Cagliari ni match ya Reagan na Mukura iriya ni penalty rwose kuko yamukozeho ariko mu itegeko ritanditse ku basifuzi ryitwa kugenda mu cyitwa common sense uricara ukavuga ngo na Arsenal penalty ya Victor wabonye uko yakozwe nayo Victor ya protege baro ategereza contact bamukoraho aragwa ariko yayitegereje Eze yarari gusohoka muri box yego Eze ntiyarari muri direction ireba mu izamu direct
nibyo ni muri box rwose, nibyo hanko yamukojejeho ikirenge rwose, ariko se was it harsh, byari so aggressive, byari bya bintu nyine twise ngo ni stone wall, ni nk'ibufata ugakubita ku rukuta, yari ingusho Axel, yari contact y'ingusho, ni ikirenge yarambuye asa n'ushaka baro, ariko asanga Eze yayimutanze, nibyo yamukandagiye, contact yabaye. So ubijyanye rero muri bya ngo ni biregera maximum cyangwa biregera minimum, biregera muri minimum, nukuvuga ngo intention yari ugushaka baro, asanga Eze ayikuyeho, noneho Eze ayikuyeho, Eze ntiyarebaga mwiza, amasaga nusohoka muri box, umusifuzi nk'umuntu uri kwibuka rya jambo twahereye, this is the semi final of the Champions League, kuko ujya bibuka ikintu Ruvuyanga, penalty ni ingurane yo kuba babujijwe icyakabaye igitego, tubyibuke icyo kintu. Nama mwe Atlético umuntu yateye shot iri kujya mu izamu, then wahita atambika ukuboko, abuza umupira kwerekeza mu izamu, it's a clear penalty. Ni mpamvu ni ambere Arsenal bwa soft bayemeye, Victor yarebaga izamu nubwo yaforshije contact yari adafite control neza baro, ariko at least wabonaga ko atumbera izamu, avuga ati biri muri direction yuko ahita yishyira mu izamu iyo batamuryamira. Undi kureba uyu mukino, kiriya cyari ikintu gisa n'ikigiye kubyara igitego 100%, ku buryo wahita uvuga ngo reka mpanisha Atlético kuba hanko koze ku muntu amubuje gutsinda igitego koko. So mu by'ukuri it depends n'icyo umuntu ashaka gufata. If it is a soft penalty for me, nkurikije n'uburemere bw'umukino njye sinahita. If it's a soft penalty and it's a semi-final, birenze kimwe cya kabiri, Champions League yakwiye kujya umuntu umerita gukina finale. Nacyo nshaka ko abafana ba Arsenal mwumva, let's be strong, dutsinde bari mu byo guforsa du contacte du kare n'akantu ugiye usa n'ibyo umuntu demi finale. Bya ni bya bintu Barca ijya kuri finale cyangwa za offside za Real Madrid, ibintu biri controversial, akantu ukabona bakoze ku muntu yego, akabona ni ibintu biri minimum. So hanko rero impamvu anarekanamye cyane bakanakuraho kiriya cyemezo, it was a soft penalty, direction atari kujya mu izamu, itari harsh, itari aggressive, ku buryo umusifuzi kuyikuraho yanabanje kuyitanga. Ubirebye mu cy'abongereza bite ngo ni in my English eyes, ubirebye mu maso y'abongereza wavuga ko ari penalty, kuko waba uri kureba nyine mu nyungu zo kurebera Arsenal neza. Ubirebye none mu cyo twita Italian eyes, uko batariyane basifura penalty, Eze yabona umuhondo. Icyo kintu cyumve neza Axel warubizi, in Italian eyes Eze afite umuhondo buriya, nubundi bamusabiye umuhondo, uri ko urabizi bagikora penalty, Abataliyani gikora simulation, contact hakayi niba ushaka kumurusha ubwenge, niba penalty mu umuhondo bivuze ngo ni diving, urumva ntabwo yakwitwa nka diving mu Butaliyani. Impamvu ziriya zimeze kuri ntabwo bazemera, aho gahita nk'umuntu aragwagurutsa abana ariko aragahita gutera umuntu. Simeone nawe yasabaga umuhondo ko umuha. Abataliyani ukuntu bateye umwimerere w'umupira wabo, umwimerere w'umupira wabo ni imbaraga, ni inkweto nyine bavuga nabe yagukandagiye handi twese tubona ko bazanye na puriza bagashyira ahantu akandagiye, umuntu aba gusyonyoye mu yandi magambo y'ikinyarwanda. Rero ikintu ujya kubona ukabona mu gihugu kimwe ntibagisifura, mu kindi baragisifura. Icyo kintu kiri mu byo twita soft nyine, ntabwo ari stone wall penalty, it's a soft penalty. So kuyikuraho rero biba bishoboka 50, kimwe nuko kuyerekeraho bishoboka 50. Ego hanyuma kuki uyu mudefenseri wa Atlético bamuhaye umuhondo basanga atari penalty niho we umuhondo bamuhaye ntabwo ari wikosa, n'uburyo yavuze David Hanko n'umujya Slovakia bamuhaniye amagambo yavuze nyuma bamaze gufata icyemezo cyo ari penalty. Okay, we n'umupolisi hari kamera. Okay, we n'umupolisi hari kamera, ariko ati ntabwo wambaye umukandara, tinda wambaye nati nari wambaye, uramututse ibitutsi bikomeye cyane, wafungirwa ko atutse umupolisi. Urabyemera? Yego, wafungirwa ko atutse, wenda ntibakwandikire ko utari wambaye kuri kamera bagasanga umukandara wari wambaye, ariko watutse umupolisi. Gutukana watutse umupolisi ntibakwandikira, yego ntibakwandikira iby'umukandara, ariko bagufunga. Yego,
kuko watutse umupolisi. Undi rero icyo yahaniwe ni nacyo Kamavinga yahaniwe gahabwa umutuku kuri match ya Bayern. Kamavinga arawana yavuga ngo yararenganye. No, Kamavinga yakoze ikosa ntiyarihaniwe. Nta muhondo yahawe. Ariko ayidirenga umukino aterura baro arayitwara. Ahanirwa icyo cya kabiri. Kudireyinga game match delay. Yego. No kuvuga ngo umukinnyi yahaniwe ko yarenze mu byo ashobora kuvugana n'umusifuzi agera mumba arenga imbago ze nk'umukinnyi zo kwidefanda atangira kuvuga nabi. Amagambo rero amaye ku musifuzi ayatangira amakarita. Niyo nta penalty yabihari. Iyo umubwiye nabo uzarebe nta Hakimi bamuha muhondo nk'uwo ngo ejo bundi. Yarari mu kadiweri n'umuntu Hakimi baramusifura. Hakimi umusifuzi atamuhaye karita. Hakimi ariramanta azamutuka zamura amaboko yajugunya mwete wewe basifura ibikiti yimbe arati nana yiguha ariko arayimuha nyine. So kwiramanta nabwo bikabije ntago byemewe. Yego hanyuma rero mere kuri Iberi Arsenal izabiri mu rugo Emirates Stadium mu 60. Hari amahirwe abafana ba Arsenal bategereje kuvuga ngo turi mu rugo noneho n'umukino nyine wa nyuma ni 90 idesida niba tujya Budapest. Yego bimwe mu bintu bidesida match muri UEFA Champions League cyane cyane ku stages nkaya ngaya kimwe cya kane kimwe cya kabiri. Home advantage irakora twari tubibonye Metropolitan uburyo hari hameze uburyo abafana mu by'ukuri babaye nyuma y'ikipe ya Atlético bakabatera morale bagasakuza bakavugiriza indwa abakinnyi b'ikipe Arsenal. Ntekereza ko hari uruhare nyine byagize mu kudesida umukino. Arsenal rero nayo izaba iri mu rugo icyo ni cyambere kigomba mu by'ukuri kuyifasha no gutekereza ko bagomba gusezerera Atlético. Barabikoreye kuba basoje iyi mikino ya UEFA Champions League mu by'ukuri buri gihe muri knockout bakirira mu rugo babikoreye babaga ba mbere muri league stages. Ibyo ni ikintu bakore kandi cyarabavunnye bagomba no kubyaza umusaruro. Ariko ibyo ntabwo bihagije kuba wavuga ngo bafite amahirwe menshi cyane kuri Atlético kuzabasezerera ku munsi wo kuwa kabiri kubera icyo bidahagije. Dukurikije match uko yagenze ngiko nabibonye Arsenal hari umukinnyi mu by'ukuri kuri position imisinga pe imisinga ukareba ukabona ko hari umukinnyi idafite irabura umuntu ukina neza role ya nimero 8 kubera ko nimugoroba mwabonye ko Declan Rice yakinaga gatandatu. Declan Rice amaze iminsi akina gatandatu kuko Arteta arabibonye ko kurekera Zubimendi imbere y'abadefenseri hari gihe bateza amadanje menshi ugasanga nyine buri kanya bagera ku izamu rya Arsenal. Yahisemo kugarura Declan kubera ko ni muremure azi kurekipera neza afite imbaraga azi no kubaka umukino ahere kuri gatandatu azi gutangiza umukino amusubiza inyuma. Akimusubiza inyuma ni byiza ko cyo mu kirewe cyane 60 kuko ni mugoroba Declan yigize imbare myiza yakoze ku mipira myinshi urumva akoze ku mipira 99 atanga passe zabaye complement 83. Uvuga ngo niyo mukinyi bikoze muri iyi mikino ibire ya Champions League nta wa PSG wabikoze nta wa Bayern wabikoze nta wa Atlético bikoze bikozwe na Declan Rice. Ari yabikoze ari muri role ya nimero 6. Ariko aho bamuvanye umunani yakinaga habaye icyuho mu by'ukuri ku buryo Zubimendi ntabwo yitwara nka nimero 8 gukontorora umukino kugera muri box zombi no gutwara umupira nyine mu buryo bwo kutanga mu mpande ku buryo bamaduke babona imipira myinshi. Kuko usanga Martinelli baro nyine abona ni ya barisanzwe ya baro bagwa kuri tane dribble ku buryo bimusaba kuyigarurira inyuma akavuga Martinelli nta kigenda. Ugasanga Madueke uretse kuba yakoresha imbaraga ze n'umuvuduko na technique akagiza baro muri box ariko nta baro bamuhaye ku buryo imwe eliminira umudefenseur mumaritse n'umusore mumaritse Rugero umuhanga cyane. Uvuga ngo rero nimero 8 wa Arsenal uvuga ngo ntabwo ahagije byo kubafasha muri izi match zikomeye cyane. Byuriye baza kugira nka Merino kwavuga ngo mu gihe byanze kuri Zubimendi reka tugerageze Merino kubera ko nawe ni muremure ariko anafite qualité technique zo kubafasha ariko Merino ntawe uhari. Ubwo ntekereza ko ni ikintu mbona kizabagora Emirates kutagira nimero 8 wa nyawe mu by'ukuri muri imikino kandi akenewe mu gihe kuri gatandatu ho byari bimeze neza ariko uvuga ni Zubimendi nawe ntabwo ari umuntu kuringa out ariko ni poste Arsenal yapfuyeho n'abafana ba Arsenal rwose bagifitiye n'igihunga no mwanya wa Timba Yuri Timbe ubona ko rwose na muntu witwa Ben White abonye ko baje no kumusimbuza Rukmani yanyarukaga mushwanyaguza avuga ati bapi biza kurangira bashyizemo Moskera ariko nawe Moskera buryo yagiye mu nahantu yakinaga byancanze yagiyemo abantu bavuga
yagiye kuri kabiri ariko wabonaga asa nkaho ari kwataka cyane asa nkaho ari muri atake ariko byibuze bavugaga bati ni umukinnyi okay aracyafite nyine fresher physique ni umukinnyi mutoya arihuta Rukman nashyira umupira imbere bagashaka kwirukanka ntago amusiga nibaransa ya mipira miremire bashaka Rukman wenda ashobora kwigarura n'umutwe ariko aho Timba agende urumva Timba ari mu cyumweru hafi cya kane amaze ibyumweru bitatu adahari ariko kabiri Arsenal uruhande rw'uburyo rwarazambye navuga ko ibibazo Arsenal ifite mu buryo bw'imikinire ikintu cya mbere Arsenal idafite kurusha ibindi cyenego inosezo by the way nuko utagira Talisman wa mukinnyi wikorezwa ikipe imbere cyane abakinnyi ba Arsenal including na Bukayo we yaranavunitse cyane iyi season yanahabaye n'abakinnyi batatandukanye cyane ku bushobozi ibintu Martinelli aguha ibintu Madueke aguha ibintu Twasara aguha ibintu Bukayo aguha muri ibi bihe ntabwo bitandukanye cyane izi match ni l'accès zidecidwa yego na lo collectif ariko ibitego akenshi bitsindwa n'abakinnyi baba ku giti cyabo bafata nk'ingero zoroshye abakinnyi uzi beza ba Bayern bose bari kuri score sheet kuri match ya Paris Saint-Germain abakinnyi beza bose uzi ba Paris Saint-Germain bari kuri score sheet kuri match ya Bayern Dembele yaratsinze Doué yaratsinze Kvaratskhelia yaratsinze Harikane yaratsinze Diaz yaratsinze na Olise yaratsinze ni ukuvuga ngo niki kiba iyo ibintu bikomeye ukenera abakinnyi bahindura situation nushaka gufata na match equipe ya Man City yatsinze Arsenal muri champion Erling Haaland na Sheriki ukeneye abakinnyi ba steppinga ku magara rendezvous ni ku mupira uteye kwisi big players niho batandukana n'abakinnyi basanzwe no mpamvu irushanwa no mu ndirimbo yaryo umuntu warihimbye n'umuhanga cyane yaravuze ngo ce sont les meilleures équipes niba ari amakipe meza bivuga ngo ibya tactique biraba bikora cyane kuko n'abatoza bagejeje amakipe aho hantu heza nabo n'abahanga cyane mu matactique hasigara ikirere hasigara bwa bushobozi bwa muntu ubuhindura ibintu bikomeye biri mu ubwenge bwinshi bwo gufunga n'ama tactique urugero rworoshye ntiyatsinze igitego ariko twese turi gutinya ijoro Gerard na Varese yagize waribonye yanatsinze igitego cya penalty Varese imibare ye penalty iriya myaka kama shoti yashyiragamo hari abantu aryamisha aba defenseur muri ya minota 15 ya mbere Barcelona ya shoti yateye mu zamu ariko waribonye Ademora ya debrotse situation kabiri kuri Ben White akazagira simyamba mu zamu agakuramo ashya kandi uvuga ngo aramwisha aka gasaza ka Grizu nubona baye man of the match kinaga match ya nyuma hariya ku kibuga wanu muri champions amaze imyaka 10 muri Atlético bisobanura iki rero Arsenal n'umuzamu Arsenal irakina ibyara arabivuze ariko ukabona ibintu byayo isoye baro ku ruhande ariko wa muntu bahaye ku ruhande ntabe yavuga ati ngenge ukora icyo bita teko ni n'umudefenseri nkagurya abawurisa babikora mutware mukure ku murongo mwinjize muri box ndebe deuxième poto nkavinge nshyiremo icumu kandi gardien ayikuramo niyo yabakona ariko bati yaramwisha ibintu bikina rero ibe ni niyo mpamvu ibirwana no kubona kona niyo ngo turi ku murongo reka ngumushote urenge cyangwa se reka ngahindure wenda bakarenze n'umutwe hanyuma sari bazamukane namagara yesi bazamukane tureko twabona kona ni ibintu nyine ubundi babyibuze kai agasitareho nawe ntiyarahari ni ibintu bisabirwa na Ibere na Reagan ni ibintu oya birasomeka nyine ukoresha ijambo ikintu kiri predictable ibintu bya Arsenal ububizi ngo bw'amadoka utwaye agiye kugendera kuri no murongo wa kona ujya muri kona nagera hafi ya kona arahindura cross Martinelli bimeze bite Martinelli ububizi kanye kutwara yubitse umutwe ayigarura inyuma yanshuti yanjye yitwaga Mustafa iraho niko yajyaga atwara ball urumva utwo tuntu akagira wenda icyo twita Martinelli mu isura ya Mustafa uri ku mwaka ushize Bukayo yagize double digit atara mu sezi ishize Arsenal ya kabiri yagize ibitego 10 kuzamura ajya na assist cyane iyo tukubwira Talisman nabona nka mani ukuntu twese twabanguye usezo yabaye mbi turavuga Bruno afite assist 19 ubu ni game changer icyo ni ikintu cyo ngo ni umukinnyi umwe ubuzi ngo mufite mu kibuga yankorera uburyo bubyara igitego so uburyo kuri Arsenal uburyo bw'imikinire ibera bukomojeho muri mediane
uravuga ngo ninde muntu wadutangira ya pase ya nyuma ya indi pase sukari itirangiza ibintu byose. Odegaard no. Eze iyo arimo Eze akora ibitego cyane kurusha uko atanga assist. Nigeze no kubisobanura abafana ba Arsenal hamwe numva ntibabyumva ngo yango nta mu mwanya Eze is a goal scorer more than being a playmaker. Eze ntabwo ari wa muntu ufite intelligence yo kudebloka ama situation nk'ibyo abashiriki. Iyo na shiriki pass atanga pass uri kureba televiziyo uza stop niba ibintu ndi kukugurisha kubyumva uza stope afite umupira ure option abayihaye so gutanga pass atanga wowe iyo ubona igoye kurusha izindi kandi akayitanga neza uri kumva ngo Arsenal niba ibera ari imbere yanjye kumwe uri kureba kuri televiziyo hahandi uri gutunga vuga ngo muhereze uriya numureba ahitamo atanga ayo ntabwo ari amaso y'umupira ayo ni amaso y'umufana. Amaso y'umupira ntago ari amaso yo gukira baraha abantu bose babone nka ka Bruno Fernandes ujyana ba Bruno wo mubona ibera ari imbere yabo akamwima ngo namuhe no ayo ni amaso yayimenye ubibona ninyimura yabara yahaye Shesko abantu bose bashakaga ko ayiha Nimbeumo abantu babasabye ku ruhande mwasira kwambe ayitaha Shesko ubona akora n'akana kerera nk'umuntu agahita atanga nka icyo nicyo bita kugira amaso abo bacinya Arsenal ntabifite babantu nyine bakora ibintu utabona rero uburyo ikina yagera kuri finale birashoboka ariko kuri uriya mudage cyangwa uriya mufaransa aho bita i Budapest bizaba ari umuriro kuri 35 ejo urebye urutonde dusoza urutonde rurerure rw'abakinnyi bamaze gutsinda ibitego byinshi muri Champions League yego benshi kuva kuri Mbappe kumano kugera ku bafite 15 ni wa 13 ndareba mbona ba Mbappe ba Olise batanu bafite 15 sibyo Harikane 13 abafite 13 Anthony Gordon Kvaratskhelia na Julian Alvarez nta mukinnyi wa Arsenal urimo muri urwo rutonde rurerure hanyuma nta mukinnyi wa Arsenal urimo mu maze gutanga imipira byinshi none se urashaka ko bakina gute kandi no muri Premier League nuko bimeze umukinnyi wa Arsenal ufite byinshi muri Premier League ntafite na 11 cya 12 ari kure hano ahantu hose nubwo bayoboye ariko urasanga mu buryo bw'imibare nta mukinnyi bagize ufite imibare myiza wafashije hari akantu umusesenguzi mwavuze Axel mu mibare ngo Arsenal nitwara igikombe ngushaka kuzaba ari equipe yakiri umukino mubi itwaye igikombe hari ijambo twagiye dusubiramo hano cyane twagiye tuvuga ijambo ryitwa proper display ni nacyo kintu muri abantu bajyaga bangira derby tuza kugarukaho i Kigali Ruvuya yego buriya ntabwo umuntu ikintu yishyura ari rezilita na live score yaziguha niyo mpamvu ubona n'abantu bavuga ati Arteta urakina nabi umuntu yishyura entertainment buriya twishyurira kureba biriya bintu za Bayern zikora biriya by'aba Olise twishyurira ari amacenga y'abantu bitwa badu twishyurira ziriya pase za Harikane twishyurira Diaz kuntu ababira mu Rwanda na Prime Neymar iriya control yo gukura baro mu kirere wifungishije hano kumera y'ikirenge niba nahitaye hano ku kagufwa k'ikirenge ugatega ikirenge mu mbavu z'ikirenge mu mbavu z'ikirenge bavuga no ibera ku kagufwa ukagitambika ikagwaho ukayamortisa ukayiroba yigarura inyuma yagera hasi ukabanza ugakora icyo bita gufekinga umuntu ino dribble yamukozeho Marquinhos ukamubera ko ugiye gushota baro ukayigarura ukayikavinga ukareba icyo bita justesse technique ukareba imbaraga ziri physique ukareba iyo control ukareba iyo intelligence ukareba iyo shot nawe babireba ukavuga ati iki ni igitego kimwe ushobora nko kujyana mu nama mpuzamahanga muri za FMI ukavuga ati igihugu cyanjye nimugereza amafaranga akakiexpose bakaguha inguzanyo ya banki inguzanyo ya banki y'isi amasegonda 20 amasegonda 20 dusoreze ku statistique nka tubiri mu by'ukuri umuvandimwe twamugarutseho Grizu hano ari ubustatistike butoya Grizu aragiye abantu barabizi Antoine Griezmann agiye rero ate amaze imyaka myinshi cyane iri hejuru y'10 kuko buriya Griezmann yagarutse muri Atlético inshuro ebyiri. Griezmann rero agiye mu by'ukuri atsinze ibitego 212 urumva niwe top scorer w'ibihe byose wa Atlético agiye atwayemo La Liga ebyiri yatwayemo Europa League
yatwayemo UEFA Super Coupe na Atlético, afite Spanish Super Cup. Mu by'ukuri ni umukinnyi ugiye yarahaye Atlético ibyo yari afite byose. ni umulegend wa kipe Atlético, Full legend kabisa. ubwo Arsenal nayo imaze imikino 13 idatsindwa muri Champions League, ni ikintu ikoze gukora muri 2005-2006 13 idatsindwa kandi ubwo ikurikiranye. wumva tuyikritika gutya yari yatsindwa Iratsindwa muri Champions League. ku gapira kabe kayo katagenze urumva kandi uzi ko Arsenal iramutse match ya Atlético idasezerewe ikagera finale ikagitwa Ni kuwa kabiri rero. ubwo yabikemye match 15 Match ni kuwa kabiri. Arsenal yakina na Fulham kuwa gatandatu, kuwa kabiri zikina. iyo ikipe ya mbere ibaye unbeaten muri Champions League urumva igeze finale igatwara igikombe byabivuze ko itigeze isubira demi finale na finale amahirwe masakuri yabitwaye igikombe idatsinzwe igipira kitari cyiza ariko wavugaga Griezmann yatanze interview yambaye n'umupira wa Visit Rwanda tubonereho no kuvugira abantu yuko umukuru w'igihugu iyi mikino ya UEFA Champions League ibanza yarayirebye yose cyane. njye ntabwo icyo ngicyo ari cyo urumva yari Paris. njye ntabwo icyo ari cyo cyankuruye wakuruwe n'iki ntabwo nakuruwe no kuba yararebye imikino nakuruwe no kuba perezida wa repubulika wacu noneho bya bindi bavuga ngo mufite umuyobozi ukomeye hari igihe tuvuga ati perezida wacu arakomeye abantu ngoya ngakomeye kurusha ipari cyakora iriya nicyo bita aura bro iriya niyo bita perezida wawe undi nibyo nakubwira nka bya twavuga by'umusaza FM undi akwiye kuvuga ngo perezida wawe yicaye he ukamubona mu bandi bantu perezida twabiganiye na Ngabo twahereye i Braza mwirahera rya Sasungweso yari yicaye hano first lady yicaye ahangaha perezida wacu akurikiyeho ipari perezida yari yicaye hagati ya Nasser El Khelaifi wa Paris Saint-Germain na Nicolas Sarkozy former president w'Ubufaransa. Ijoro ryakeye muri Espagne yari ari kumwe n'umwami Felipe wa gatandatu. Perezida yabanza agakurikira umwami wa Espagne hagakurikira Enrique Cerezo perezida wa Atlético Madrid. Uranshaka Yakizwe n'umwami His Majesty Felipe wa gatandatu. Niko yitwa abami ntago ari His Excellency, His Majesty. His Majesty. Ibintu byo kumbwira n'ubutungane. Majesty. ngo n'abandi ngo perezida kareka wimbwira nje wanjye aricaye kuri iriya mbere n'abandi banyakubahwa. Umwami ni Sa Majesty. Kwibuka ikindi kintu hari ikintu cyitwa protocole mu kwicaza bari abantu benshi bakomeye. Ni protocole ni ukuvuga ngo ni levels inzego urwego nirwo rugena umwanya wawe. None se kwa Sasungweso perezida ni bari benshi urwego rwawe rugena umwanya wawe ubwo nawe ugera ku mwanya wa kabiri wimbaza wibimbira ibyo n'ibindeba byo perezida wanjye yacanye na Sasungweso levels wimbwira ngo hari perezida wanjye nawe yicanye n'umwami w'imbira ni umutwe w'inshi mu bita ngo n'abarealizateri bamuzanye bamutereka ku ishusho kuri Sport induru iravuga nagize ngo igitego kitego kiri cyane ikintu gikomeye ni icyo ngicyo icyubahiro umukuru wacu w'igihugu agahabwa abanyarwanda ari dushobora kuba tutakizi perezida wacu ni umuntu wubashywe n'umuntu ukomeye ariko icyo cyubahiro ntabwo ari ukwitwa ngo ni perezida w'u Rwanda ni ibitendo y'umuntu wakoze ibintu bizwi bikomeye hari ushobora kuba perezida w'u Rwanda kandi nakubwiye mu irahira rya Sasungweso kandi nakubwiye ko ari abari bicaye kuri rinye z'inyuma ntari buvuge njye nakubwiye ngo perezida wanjye hari Sasungweso first lady yaguryeho perezida iyo ni protocole biragenwa aricara he arabari bicaye kwa Seburengo ibyo ntabwo ibyo simbivuze kuko none uzi gikari muri VIP lounge ipari perezida bro yakiriwe na Nasser na Sarkozy na Ferguson yari ahari Alex Ferguson no mu mafoto aricaye n'inyuma ye aricaye nyuma His Excellency muri stade amureba ubona byatangaje uze kureba riri bakoze kuri page ya His Excellency ya Instagram ureba kariri kariho ari kuva nyine mu modoka n'iriya ntuzapa ririmo iriya bore Tour Eiffel yavuye mu modoka arinjira asuza Nasser asuza Sarkozy ureba umusaza asuhuza uriya musaza ni Ferguson ni ahantu hari abantu bane bagira isakamaro bafatika abagabo banini dukunda kwita ngo ni ingingo yizanye ariko ntabwo yizanye ariko twagomba kuyiganiraho ariko reka nanajyayo nanone ni amahitamo meza yo kuba ayo makipe ari gukina kuri iyo nivo yaravuze ati niyo tugomba kuyasosiya nayo iba Arsenal iri muri Visit ariko ubone kuri ubundi ntabwo rwibeshya ibe Paris Saint-Germain irimo yewe na Bayern dufitanye imikoranire mu kuzamura umupira w'imbere mu niyo mpamvu rero ane yose ubundi kawaida ku cyifuzo cyane hakabaye hari umunyamakuru wa RBA
play i Budapest kuri finale ku bufatanye bwa RBA Visit Rwanda na RDB. Icyo gitekerezo sinyamibuga ndabigusabiye kabisa sinyamibuga ku myaka umaze wogeza ngenda bigusabiye Visit Rwanda na RDB umuntu wese nikunda dufite ikipe dufite ikipe ya Visit Rwanda ukaba uri Budapest kuri finale tariki 90 RDB muri abafite gahunda ya Visit Rwanda mana yanjye asubundi wa mugani ko iyo dufite nk'ibitendo bya gisirikare abantu bareza akaboderegado Rugangura arakora cyane bakaburi Budapest n'amakosa hajya n'itariki 30 ariko n'amakosa yawe nawe kuba urugira kuri radio wakabaye bamaze no kugera muri RDB muri kuganira 35 sinya okwe kuri Budapest shaka ari ikipe ebyiri z'u Rwanda zizaba ziriyo sinya ngenda gusaba igihe Budapest mu bishaka rega yegere muri mu ngano sharuzu sinya ngenda bigusabiye ngende batabiguha bizaba ari kosa ryawe urwego rwawe nzi ugakora kuri Budapest ushaka viza uturi mu gihugu reka igihugu cyo gushakira viza Rugangura tumusabiye kuba ari Imana ni gutiza ubuzima uzaba uri Budapest amina singushaka wogeze iyi match muri studio na makosa byumvikanye murakoze cyane reka tujye muri tuzayirebera kwa Jesus Iberi abera kwa Bros ukanya warigana Axel mbwira ko suruganya Aperi we na ibyo muvuga ni mu biriseriye no mwabisekaga ariko biriseriye kandi ngira ngo ababishinzwe babyumvise bakore kubirebaho niwe hari icyo byafasha bakagira icyo babikoraho Aperi